Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ngo si imbere n'inyuma, naguhishane ibiri mu mutima wanjye, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, nazamuka nkajya mu ijuru riyo, nikusimugerayo. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ngo si imbere n'inyuma, naguhishane ibiri mu mutima wanjye, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, nazamuka nkajya mu ijuru riyo, nikusimugerayo. Ntacyo naguhisha, ntaho naguhisha, ntacyo naguhisha, ntaho naguhisha. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Uwiteka niwe urondora imitima, Uwiteka niwe utuzi kuruta uko abantu batuzi. Iyi ndirimbo ni indirimbo nkunda kandi n'abanyarwanda benshi barayikunda, ndabizi. Irimo amagambo, Mana we. Umutima wanjye wose Uwiteka arawuzi, ntaho namuhisha, ntacyo namuhisha. Umuntu ushobora kumuhisha, cyangwa ukamubeshya, bijya bibaho cyane rwose, ariko Uwiteka arondora imitima, ntaho wamuhisha. Ariko harimo ikindi gitera cyayo kivuga ngo niki nakora, mbese niki naguha, ngo kigushimishe Mana, kinezeza umutima wawe, nukutishimira ibitambo mbiguhaye, ibyo ntunze byose ni ibyawe, icyo wishimira n'umutima umenetse, uwo ntuzawusuzugura. Aleluya. Mana yacu ishimwe, ngicyo yishimira n'umutima umenetse, kandi uwo mutima ntazawusuzugura rwose. Mana ihabwe icyubahiro. Hari indi ndirimbo ndumva uyu munsi mfite kubwira abantu uburyo imitima yacu Uwiteka ayirondora. Hari indi ndirimbo yo mu gitabo ivuga ngo Imana ndondora umenye. Iyo ndirimbo nayo ni nziza cyane. Umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, nifata uko ntari cyangwa ntifata uko ntari.
haleluya. Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, nifata uko nari. Werekane uko ndi kose, nifata uko nari. Ndondorera uyu mutima, niwo ushobora kugaragaza imirimo mu bwihisho bwawo. Ndondorera uyu mutima, niwo ushobora kugaragaza imirimo mu bwihisho bwawo. Haleluya. Vugutira kandi unsure, inkamba zivemo. Umutima ukangutse, usinutswe ibyaha. Vugutira kandi unsure, inkamba zivemo. Umutima ukangutse, usinutswe ibyaha. Umutima ukangutse, usinutswe ibyaha. Mwese dufatanye kuramya Imana, tuyibwire ngo Uwiteka umpe umutima ukangutse kandi uwo mutima uzinukwa ibyaha. Abantu mwese mudukurikiranye, nimumfashe tuvugane iryo jambo rimwe gusa ritoya rivuga ngo umpe umutima ukangutse kandi uwo mutima uba uzinutswe ibyaha. Haleluya. Umutima ukangutse, uzinutswe ibyaha. Haleluya. Umutima ukangutse, uzinutswe ibyaha. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro, Mana ihimbazwe cyane. Mana iduhe umutima ukangutse kandi uzinukwa ibyaha. Uwiteka aba ari uturondora kandi atumenye, n'ubusanzwe aratuzi. Reka tujye imbere ye rwose ntacyo twikanga. Muri iki gitondo wumve neza ko Uwiteka uri kumusaba umutima ukangutse, uwo mutima uba uzinutswe ibyaha, kandi ko kubizinukwe usaba Uwiteka kongerera imbaraga zo kuzinukwa ibyaha.
ishimwe. Reka mbasabe dusengane iryo sengesho twese tuvuze ngo ayi Imana ndondora umenye. Reka abantu mwese muri iki gitondo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 tuvugane twese ngo ayi Imana, ayi Data, ayi Kristo ndondora kandi umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ntifata uko ntari. Isengesho numva nifuriza buri muntu wese muri uku kwezi kugira ngo yiyumvemo ko ashobora kuba imbere y'Imana, akabana umutima umenetse, agahora yifuza ko Uwiteka abana nawe ibihe n'ibihe. Ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, nifata uko ntari. Mana yacu ishimwe, mbifurije kugira amahoro, mbifurije kugirirwa neza n'Imana, mbifurije gutangira ukwezi neza, mbifurije imigisha myinshi. Ibyo muri bukore byose kuri uyu munsi Uwiteka bibahera umugisha mwinshi. Mugira amaboko yakira, mwakire ku migisha y'Imana, mwakire ku butunzi bw'Imana, mwakire ku mbaraga z'Imana, mwakire agakiza gashya. Bantu mukurikiye IBTV Rwanda, ndabasabye kugira ngo mutege amaboko, mwakire ubwiza bw'Imana, mutege amaboko, mwakire umugisha wo mu kwezi kwa 11, mwakire umugisha w'Imana. Kandi ndabizi ko tuzasoza umwaka, kandi nitujya kuwusoza tuzongera twicare tuvugane imirimo y'Imana, kubera ko turi gusenga cyane kugira ngo Imana ibane natwe muri aya mezi dushigaje imbere, itugirire neza, tubone umugisha wayo, tubone ubwiza bwayo, tubane nayo kuruta uko twabanaga, itwegere cyane kandi natwe tuyegere cyane. Kuyegera egare kuba dufite umutima umenetse, uzinutswe ibyaha, nibwo tuzegerana n'Imana, tugasogongera ku migisha y'Imana. Ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Mana ishimwe. Rero mugerageze kwegera Imana, nayo kandi izabegera. Reka dusoreze ahangaha, nabifurizaga umugisha w'Imana. Ni IBTV Rwanda muri Morning Glory. Mbangira ngo mujye mu kazi mumeze neza, mbangira ngo mujye mu kazi mwumva ubusabane n'Imana, mwumva muri kumwe nayo. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. Umunsi mwiza.